reka mbikore ariko birakwiye ko nawe wabyibonera ukabona ibintu byiza mu maso yawe. Ngabo inshuti zanjye baravuze ati bandebe maze tugira n'umushinga wo kubambika ku munsi mukuru w'amateka yawe. Ngayo nguko yatangiye kuberwa, ariko aho niho twari turi gupima mbabwira ati bimeze gutya, nabo barareba. Umunsi wa mbere bapimye byahise biba mahwi. Murashaka kureba aho ngaho rero niho nandi kumupima, tuganira anezerewe, mwereka utumodeli yahisemo byose yishimye. Byamukwiriye neza, niko kunyurwa. Arangije aravuga ati arakoze, nanjye ndashima. Ngayo nguko n'umusheri we yabyishimiye, byari ibintu biteye ubwoba. Aho rero ni ku munsi mukuru. Ngaho irebere nawe uhera amaso, bwira inshuti nayo ibwira inshuti, turabakeneye namwe muradukeneye. Wambare neza uberwe. Ibi ni umunsi w'amateka kandi umunsi utagaruka, ni umunsi uba rimwe gusa. Mugire ibihe byiza.